nari kure y'Imana mu ngoyi tazi ko naboshwe mborwa n'amaraso ya Yesu ngeze i Goligota shimwa Goligota shimwa Goligota ibyaha byanje nabyogerejwe shimwa Goligota shimwa Goligota shimwa Goligota aho ibyaha byanje nabyogerejwe shimwa Goligota Yesu niwe wankuye mu ngoyi je muririmbira indirimbo nsha nziza yampaye ngeze i Goligota shimwa Goligota shimwa Goligota aho ibyaha byanje nabyogerejwe shimwa Goligota yahambereye umwuka w'ingwate mwakira nishimye yemeye no kumva mu mutima ngeze i Goligota yampereye umwuka w'ingwate mwakira nishimye yemeye no kumva mu mutima ngeze i Goligota yemeye no kumva mu mutima ngeze i Goligota yemeye no kumva mu mutima ngeze i Goligota shimwa Goligota shimwa Goligota aho ibyaha byanje nabyogerejwe shimwa Goligota ngwino usanga umukiza mugenzi nukwakubohore Yesu yahaniwe abanyabyaha rimwe i Goligota genda umusangeyo genda umusangeyo aho ibyaha byanje byakuriweho genda umusangeyo genda umusangeyo genda umusangeyo aho ibyaha byanje byakuriweho genda umusangeyo nilipona kwamba Yesu alichukua
neema ikadhihirika na moyo ukapona, neema ikadhihirika na moyo ukapona, neema ikadhihirishwa na moyo ukapona, neema ya Golgotha ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema ya kutosha. Haleluya.